Yakenya White imeze bitoni Mr Jerome ni ukazanye nabonye rimwe Imbeka series iyi ni kabiri aracyari Mr Jerome tubanze humve nitwa Kenya imyaka 24 y'amavuko imyaka 24 y'amavuko ege no gusaka ntabyemeye kunsaka bebe imbere y'agakweje benda mbona yangiri imbunda yangiri he kino gisazi nagiye kure no funga shashe nsanga cyayitwaye gisazi cyayitwaye igisazi ninde rero kobwa yambe imbere ya fande mwarabibonye ku ya mbere gasani kobwa twangisha rampara we dore ko nyine urukundo debe kugarutse bigenze biti madame araje kumbe madame ucuye kize hano asanga hari imyenda ari isume rebe afandisha impiri ibi ni bikimbona hano dore ubwoba ipusane ya kabiri ko kameze karacyari Imbeka series ndetse cyari Mr Jerome bimeze bite rero tuzawotsa Mario Film Production Imbeka series buretse wanze wumve Imbeka series ibi ni bikimbona hanga episode ya kabiri ibi ni bikimbona madame ni manchi cyarimo kwahindura imyenda cuyi we ni imbereje guhindura imyenda imbohe wumve yego cyane ahanga se nibo bahindurira imyenda wa mugani he madame uri boss ariko ningiye uzi ko nkora amakazi kanjye uri boss ariko ntabwo ntegeka amandi magambo sawa nakwakiriza iki uhagacya ahubwo nisanze hari ikintu uri gufata ahubwo reka nze dusangire kwa kakana tunaganira wumva rata tubanza dusangire twica n'ingwagasi hebe atunzwe gusa n'umwotsi w'itabi na rikeri n'umugati fandisha impiri perwe nugusukora imwe gusa nagusomaho ugasani hey hebe gakwege hanze gakwege turi gakwege do ndebere kibaba arakwereka hakurino aho imbohe zifungiye urebe urebe kumbe hano imbere aruhura na Bibiliya imbohe aho zifungiye maneke ku ruhande gakwege hanze kibaba cyaramwishe yagize gutyo urebe iyo ninja irahaguruka kobwa ibisadunda hari umureba wifitiye Bibiliya utavuga isadunda yarasohotse rebe gakwege wabarindaga yagiye sinzi byamufashe arakwereka kobwa yarasohotse ahari utavuga ubireba gutyo gusa izi mbohe zifungiye ahangaha ziraziriki kurikire arakwereka ko gagize gutya yegeka gake gakeya gusa irambohe yindi yifitiye Bibiliya iramubonera byihorera kobwa arangije amakuru ya hano amakuru bimeze bite rero madame ucuye none ubona ko twakira imbohe nshyashya imbohe yahageze nshyashya nizere ko noneho misiyo yanjye igiye kuzagenda nk'uko mbishaka yugasani yego misiyo bwo kuki rero ngenze akazi nkora ngaho nzengurutse hano ndebe bamuzengurutse amatwari ako madame ucuye iriya koti madame nta kibazo ebe fande jimpiri kizemo ikote atembereze madame ucuye amatwari amenye ngo bimeze bite niwe boss ahangaha kubutsa ko ntabwo ari gereza ni inzu baza gufungiramo imbohe bazikuye muri gereza sinzi bashaka kuzikoresha iki barakwereka iramutembereje gira gutya hari imbohe bazanaga hakuno rukundo rebe ageze hano arebye neza ariko urukundo abona ntibisanzwe arabyirengagiza kwereka imbohe banyinjiyemo hano hari uruhu urasenga sinzi niba ari umubikira gusa sha imyambarire aha
Biti. Urebe. Umbaza ikisi. Urebe. Afite umushiya navuga. Kise nawe se nyine. Nakuvugana n'imbohe. Akuno. Ya Sadunda yacu. Ko yagacitse urebe. Hengeza. Rakiyuza. Sadunda. Saritsimba. Abarimo baratembera inyubako. Baratembera amatware. Na afande ndetse na madamu Cuyi. Ngeze hano. Bebe. Ndabona nakinze katonza abana. Tubanza aho hirya hanga harakinze. Gasani. Ameza kumutembereza. Yarakari kuramubona. Turishaza. Yarakayabira kare kumbere kundo hakuno. Akingura shaka do. Rukundo umucungagereza. Turishaza. Bebe. Ese gutya atwinjire. Imbohe ziri. Aruhora amasengesho. Nta kantu mubonye we. Urebe ihora na Bibiliya urebe. Urebe neza. Urebe. Yewe gayi. Oya nta kintu mbonye ariko njyewe. Imbohe zirahaguruka. Madame, dore nabangaba. Witwa nde muko? We witwa nde? Trey. Maneke. Urazira iki? mbere yuko njya hano wumve neza ucuruzaga urumogi Nyagasani turishuza gucuruza urumogi baramfata Nyagasani yari umupushayi abana 5 babigenderamo gusa mbere yuko ngira hano ndi nabanje mu gereza ya mbere tuka satani bangatirwa gupfa wumve kugamahirwe ya kabiri kubonubwo nicaye hano yaratabawe ndabyumva nawe wewe witwa nde awesha Kenny ziki Nga segonderi umusaza agerageje kumfata ku ngufu Nyagasani muzeyi gusanga namwishe urakurumva ibyaha wumve Nga segonderi umusaza agerageje kumfata ku ngufu Nyagasani wumve gusanga namwishe yamuguyeho sinzi ariko yirirwa yaramwishe atira cyane cy'urupfu Nyagasani naje kwisanga hano naho wowe bimeze bite rero nitwa Ore wakoze iki rero bebe nishe umwana wanjye ntabigambiriye tuka satani mu izina rya Yesu nyuma yaho bankatira igihano cy'urupfu mfungiye muri gereza 46 yafungiyemo nanjye nifuje gupfa biranga Nyagasani shatse kwiyahura we sanga hano aha bivuze ngo bakora muri izo gereza bakabazana hanga ariko atari gereza bizona abantu babimurira bakaza bakabakuraho amakuru sinzi nabashaka iki urebe nabo ngabo turishaza turafandishaza ariko harabura umwe yego umve bera ari he Rugo ya Sadunda guna rukundo gera hino yacitse ari he gakwegera yaranga yazubaye ngenza nefungwa hanga ntabwo nza hano yagiye umve kibazo zondi mufatanyije kurinda hano gakwegera yazubaye do urebera umuko buriya rero umuntu wambwiye ngo buriya ngo muri gereza buriya ngo hameze nk'ahandi usanga ariyo pasiteri wenda yarishe nk'umuntu urumva umudiyakoni wenda ashinzwe gufata wenda abana ku ngufu abaririmbyi harimo abarozi kurari yose nyine ikabira bayi ushinzwe kubatiza wenda usanga nyine yari igisambo kwereka baje barakinga hakuno dogiteri Sabiri urebe Sadunda yaramwinjiranye icitse kuri gereza kubera iki Sadunda ijanga kuri ya dogiteri yari ukurikire kobwa yaraje urebe Sabiri barabanza baramubesha Sabiri bamwereka amajyepfo muga wakaje ukamvura muga urebe muganga Nyagasito urebe muganga ari kureba buretse ubanza urebe muganga urebe
muganga we turi muganga we muganga muganga nsuzuma ariko utazabimuga muganga baramuhagurukira sasa muganga ngo urebe wafashwe utese maze amezi 3 najya mu mihango nyagasani Yesu mwami umva muganga aranyica uretse wumve wafashwe utese byagenze bite maze amezi 3 najya mu mihango Yesu mwami ntumagayira ntabwo wumagaye ukanagadi ukumva uri kugenda utameze neza muganga yatwika koko nta kibazo wese ubuzima ntabirenze Ega nagara aho ngaho nakubwiye ko ikibazo mfite hariya hepfo wese uzuma mu majyepfo dogiteri mujyana mu majyepfo Sabiri dukomeze hano imbere nkomeze nkurika amatware komeza gutembera aho imbeba zimurira sinzi barazishaka mu iki gusa mu idiru ya madamu Cuyi Tamu hano niho twabashe kubona aho wogera aha niho bogera imbohe niho zogera tumukoresha kindi dushinga imana rebe turabyumva rwose babavurira ayivurira riri kumbe dogiteri mu maguru y'abandi ndebe dogiteri gusuzuma dogiteri arasuzuma akagura akajyana hejuru rebe dogiteri Sabiri dukomeze imbere uko bari kuza imbere inyubako barimo dogiteri ari gusuzumira umwana agasani ese gutya urebe gukingura dogiteri arimo imbere prince arumpamagaye dogiteri ku mwana ese gutya afande yinjiye asanga dogiteri Sabiri arimo aravura arimo arasuzuma we urebe dogiteri bamugwe gitumo dore ya gitumo bavuze dogiteri gusuzuma umwana arijisha buretse gato banze numve dorebe soka se nyine givuga urebe isadunda dogiteri kubwoba uko bagize gutya kurikire Nyagasani kagenze yari Mr. Jerome abanyakuru cyane Imbeka series muchas gracias. Where going? Yes. Going on. Pastor. Uri ari. Panda sige munza soma Bibiliya. Ariko ntagiye ikintu kikubaho. Cyangwa kikagira umukobwa n'umwari bura n'ikibazo. Nzakwica. Okay. Ni byiza cyane. None reka njye kuruhuka. Ndumva naniwe. Urabona ari iki twakora kugira ngo umutekano waha wizerwe 100%. Excuse me madame.